Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi ibahe amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi, shyirwa hejuru, tweze utuboneze rwose, dukure mu gayo yose watugaragayeho, mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twakoze. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo dukure icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe. Twihisha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, ukimara kutubabarira, uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya w'umugisha kuri twe ntubipfabusa. Icyo twanze ni ukura kwa Satani n'ingabo ze. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke mu ruhande rwacu none n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 246 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Gologota ku giti niho Yesu yabambiwe kugira ngo tubone kudapfa. Yabambiwe kugira ngo tubone kudapfa. Yesu amaze kunesha, avuga ijwi rirenga, abivuga yeruye ati birarangiye. Abivuga yeruye ati birarangiye. Amaze kuvuga atyo, ahera kwa runama, yunamishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana. Yunamishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana. None nsabye imbabazi, nihane mukureyo, mumanure ku giti, aruhuka umutima. Mumanure ku giti, aruhuka umutima. Abantu batihana bongeye kumubamba, n'umuruho munini mubabaziteka. N'umuruho munini umubabaziteka. Twari twararuhijwe, twiganyira twihebye, none turaruhutse. Yesu n'ubukiriro, none turaruhutse. Yesu n'ubukiriro, nuko abishwe n'ibyaha nimuhunge mukire, muze mubikurwemo. Yesu n'ubukiriro, muze mubikurwemo. Yesu n'ubukiriro, Mukiza ndakwihaye, ni wowe wantaruye.
wantaruye, uko nzaba ndi kose, Yesu nzagusingiza, uko nzaba ndi kose, Yesu nzagusingiza. Amen. Bene data, umuririmbyi aratubwiye ngo Gologota ku giti niho Yesu yabambiwe kugira ngo tubone kudapfa. Imana ishimwe cyane. Yesu yabambwe i Gologota ku giti kugira ngo tubone kudapfa, kugira ngo ubone kubaho, kugira ngo ubone ubuzima, kugira ngo ubone imibereho, kugira ngo ubone ubugingo, nanjye mbone ubugingo. Turashima Yesu Kristo ko yemeye kudupfira. Turashimira Yesu Kristo ko yemeye kubambwa ku bwacu. Imana ishimwe. Bene data, mujye mubiha agaciro uko bwije n'uko bukeye. Bene data, ndabinginga kugira ngo uru rukundo Kristo yadukunze, akemera kujya ku musaraba, akemera gukubitwa, akemera kubambwa, akemera gucibwaho, bakamuciraho, bakamutoteza, bakamushinyagurira, kubera wowe, kubera njyewe. Nimureke aya maraso yaviriye ku musaraba. Uru rukundo yadukunze twe kurutesha agaciro, ahubwo turuha agaciro. Imana itugirire neza. Nitumara kuruha agaciro bizatuma tudasubira mu ngeso mbi. Nitumara kuruha agaciro bizatuma twirinda ikibi n'igisa nacyo, kubera ko twamuboneyemo ubugingo, twamuboneyemo ubuzima. Yesu Kristo twamuboneyemo imibereho. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke buri munsi tujye tubizirikana, bitume twirinda ikibi n'igisa nacyo. Imana itugirire neza. Ngo amaze kunesha avuga ijwi rirenga, abivuga yeruye ati birarangiye. Bene data, Kristo yarababajwe. Kristo yageze agira agahinda mu mutima kubera umubabaro yari ari kubabara, ariko kuko yari yaradukunze aremera, byose biraba. Aravuga ngo ndemeye, ndabitangiye. Imana ishimwe. Kandi ndashima Imana, ndashima Imana ko yatwohereje Kristo, ndashima Imana ko yohereje umwana wayo w'ikinege. Imana itugirire neza kubera urukundo yadukunze. Imana ishimwe. Bene data, Imana yaradukunze, idukunda turi babi, idukunda turi abanyabyaha, itwohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo twiyunge nayo, twiyungire muri Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye muri Yohana 3:16 uko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Mwene data, ndakwinginga unkurikiranye kugira ngo uru rukundo Imana yadukunze, iyi kado Imana yaduhaye, ikatwohereza umwana wayo w'ikinege, yari imufite ari umwe, yari imufite imukunze, ariko kubera urukundo yagukunze n'urwo yankunze iramutwoherereza kugira ngo tubone ubugingo bw'iteka. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo ubu buntu twagiriwe kwe kubukeresa, ubu buntu twagiriwe kwe kubupfusha ubusa, ubu buntu twagiriwe bwo kutuma dukora ibyaha. Imana itugirire neza. Ahubwo ubuntu butume twirinda ikibi n'igisa nacyo, ubu buntu butume dukiranuka iteka ryose. Imana itugirire neza. Ngo amaze kuvuga atyo, ngo ahera ko arunama, yunamishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana. Yesu Kristo yadupfiriye kubera ibyaha byacu, yababajwe kubera ibyaha byanjye n'ibyaha byawe. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data nkurikiranye kugira ngo ujye ubizirikana, bitume wirinda igihe icyo ari cyo cyose, bitume wirinda ikibi n'igisa nacyo, kuko utabikoze ngo wirinde
uba uri kongera kumubabaza, uri kongera kumusubiza ku musaraba, ariko ntibikwiriye. Ndabinginga mureke dukore ibyiza, mureke twirinde ikibi n'igisa nacyo, kuko twaremewe imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Nimukore imirimo myiza, mukore ibyiza, nanjye nkore neza, kugira ngo tuzatahe ijuru. Imana itugirire neza. Ngo none nsabye imbabazi, ngo nihane mukureyo, ngo mumanure ku giti aruhuke umutima. Oh haleluya. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nsabye imbabazi kubera ko yatekereje urukundo Yesu yadukunze, yatekereje kuntu Yesu yababajwe, arangije aravuga ngo nubwo nagiye kure, nubwo nakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko nsabye imbabazi, ndihannye ngo mukureyo kugira ngo aruhuke umutima. Niyo mpamvu mbinginga bene data, kugira ngo namwe nihagira aho mwaragiye kure, niba hari icyo wakoze kigutandukanya n'Imana, niba hari icyo wakoze gituma ujya kure y'Imana, nawe saba imbabazi, wihane kugira ngo Yesu aruhuke umutima, kugira ngo Yesu anezerwe, kugira ngo Yesu abone yuko yadupfiriye ibyo yakoze, akadupfira ku musaraba bitapfuye ubusa. Imana itugire neza. Kandi Kristo ni ukuri aracyadukunda kandi aradushaka, ashaka ko dukora ibyiza. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo amaraso ye aracyatemba. Imana itugirire neza. Niwihana, ukihana aho wagenze nabi, ugaca bugufi mu byo wakoze bitashimishije Imana, ni ukuri Imana irakwezi kuboneze rwose, kubera ko Imana ntago yifuza ko ari wapfira mu byaha, ahubwo yifuza ko umuntu wese yahindukira uri gukora ibibi akabivamo, akihana, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Bene data, gusaba imbabazi ntago ari ubugwari, ntago ari ubujiji, nta nubwo ari ukubura ko umuntu agira, ahubwo ni ubutwari. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo numva hari aho wagiye kure y'Imana, nugira icyo ukora gituma ubabaza Imana, nugira icyo ukora Imana itishimira, jya uca bugufi usaba Imana imbabazi, kuko amaraso ya Yesu aracyatemba kugira ngo atuboneze ibyaha n'ibicumuro. Imana itugirire neza. Umuririmbyi we yaravuze ngo nsabye imbabazi. Nawe rero ndakwinginga wisuzume, niwumva hari ikigutandukanya n'Imana, usaba imbabazi, kuko Imana ihora ku ntebe y'imbabazi kandi iteze amaboko ngo yakire umuntu uwo ari we wese. Imana itugirire neza. Ngo abantu batihana ngo bongeye kumubamba, ngo ni umuruho munini umubabaza iteka. Imana itubabarire cyane. Abantu batihana ngo bongeye kumubamba, ngo kandi ni umuruho munini umubabaza iteka. Bene data, nagira mbabwire ngo ni ukuri, niba wakoze icyaha jya wihana, winangira umutima, kubera kuri kubabaza Yesu, uri kumubabaza umuruho munini umubabaza iteka. Ndakwinginze kugira ngo niba wakoze icyaha jya uca bugufi, usaba Imana imbabazi kugira ngo ubabarirwe, kuko bene data turi abashyitsi muri isi, turacumbitse, ntago tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo tujye twiboneza buri munsi, buri kanya duhore twiboneza duca bugufi, kugira ngo Imana itunezererwe, kuko umuntu yatungurwa. Ngo twari twararuhijwe, twiganyira, twihebye, none turaruhutse, Yesu ni ubukiriro. Oh haleluya. Bene data, twari twihebye, twari turushye, twari turemerewe n'ibyaha n'ibicumuro, ariko Yesu aje. Oh haleluya, aradukiza. Yesu adupfiriye turakizwa, tubona ubugingo. Imana itugirire neza. Yesu ni ubukiriro. Mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo Yesu ni ubukiriro. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo utari waza muri Yesu umuzemo, kuko ni ubukiriro. Muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo imibereho, kandi muri Yesu tuboneramo ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana itugirire neza. Ngo nuko abishwe n'ibyaha nimuhunge mukire, ngo muze mubikurweho. Yesu ni ubukiriro. Abishwe n'ibyaha, wowe nkurikiranye uri mu byaha, wowe nkurikiranye uri mu mwijima, hunga uze ukire. Ngwino muri Yesu abigukureho, ngwino muri Yesu agukureho iyo mitwaro wikoreye, ngwino muri Yesu akuruhure iyo mitwaro y'ibyaha, kuko Yesu ni ubukiriro, kuko muri Yesu turakira. Mwene data, ndagira nkubwire ngo hunga umwijima, hunga ikibi, hunga ibyaha,
ibyaha, ngwino muri Yesu kugira ngo ukire, ngwino muri Yesu abigukureho. Imana itugirire neza. Ngo Mukiza ndakwihaye, niwe wantaruye, uko nzaba ndi kose Yesu nzagusingiza. Oh haleluya, Imana ishimwe. Ni ukuri, nimureke natwe twihe Yesu, kuko yaradutaruye, yadukuye ahantu habi. Twari turi mu mwijima, araza aratumurikira. Twari turi mu bibi, araza adukuramo. Twari tubabaye, twihebye, nta byiringiro by'ubuzima twari dufite, nta byiringiro by'imibereho twari dufite. Ni ukuri, ariko Yesu araza aradutarura. Ndakwinginga wowe nkurikiranye, kugira ngo wihe Yesu, ntabwo uzabyicuza, kandi uko uri kose uzajya uhora umusingiza. Uvuge ineza ye, uvuge ko ariho, uvuge ko ababarira, uvuge ko muri we tuboneramo amahoro, uvuge ko muri we tuboneramo ibyishimo. Mubwire abatamuzi, abataramumenya bamubwire mu izina rya Yesu. Ndakwinginga kugira ngo uvuge uko ushoboye, uvuge Yesu kandi umwihe wese ntaho usize. Umwinjiremo, akubemo, umwimike mu mutima, nta hantu na hamwe umuhishe, kuko Yesu ashaka ko tumwiha wese. Imana itugirire neza. Nimureke twihe Yesu wese, kuko ni ukuri uri muri Yesu ibintu bye byose bigenda neza. Kandi bene data, ntabwo muzicuza kumukurikira. Umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndamwinginga kugira ngo nawe mwakire, kuko muri Yesu harimo ubukiriro, muri Yesu harimo imibereho, muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu niho tubonera ubugingo. Ndakwinginga wowe nkurikiranye utari wamwakira, ngo mwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi, kandi ntabwo uzicuza, uzasanga warahisemo neza. Imana ibamere umugisha, kandi Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye ko watwereje umwana wawe Yesu Kristo. Twari twihebye, twari tunaniwe, twari tugowe, twari tubuze ibyiringiro by'ubuzima, ariko utwohereje Yesu twakira gukira. Icyubahiro ni icyawe mwami, kandi n'umwana wawe Yesu Kristo turamushimiye kubw'urukundo yadukunze, akaza akabana natwe, akaza akadupfira kugira ngo tubone ubugingo. Mana, turagushimye. Abankurikiranye ndabasengeye, biteho bagirire neza, bajye bazirikana iyi neza, bajye bazirikana ubu buntu twagiriwe mwami. Nibamara kubuzirikana, birinde ikibi n'igisa nacyo, ubahe gukiranuka ku gato no ku kanini. Imibereho yabo yose bihe Yesu, imibereho yabo yose bayishyiremo Yesu. Mwami Mana, komeza ubiteho kandi bagendere baganirize, kandi ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Ngaho kiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo, abafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, abatarakumenya bahe kukumenya mu izina rya Yesu, abadahinduka kubahindure. Kandi mwami Imana, komeze utwiteho ntutureke. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana amahoro ibahe umugisha, naho utaha. Bye.